njyewe urumva dukora ibiboro ntago ndi umuntu umwe. Niba yari afite uriya mupeti uri kuzamuka nanjye naho ndagira nanjye ndacyazamuka. Audience nk'iyi ngiyi kuyibona ni ibintu by'ingenzi pe, ni amahirwe uri kumva abantu bayifuje bayibuze. So rero ntago navuga ngo Benovia wenda ari level wenda ataragira ariko yifuza kugeraho. So rero iyo ajimirijweho wenda nuza mikoro nka kuriya cyangwa kakamurangiriraho ntago aba yumva yishimye nyine. Ariko njyewe ndabyumva ko amasari yagize. Avuze ko dukomeze mu performance byaga abantu 30 bivugaho byo. Ibyo wenda nawe niko yabifashe, ariko wenda nanjye mfite uburyo mbirespectingamo n'abantu bari nababonye. So we afite uburyo wenda bivugamo, nanjye mfite uburyo nabivugamo mu buryo bwanjye nkuko nawe ufite uko wabivugamo. Njye nta kintu kimwe ngiye kunenga naninga amasaha. Umwanzi w'inuza bajya bavuga ariko aravuga ko umwanya munini wamamaje kurusha uko rwamagara bagenzi bawe mugakora ibyo byo babisubizaho. Ariko urebye ukuntu stage yagenze wenda musubiye wenda nk'inyuma murebye iminota yo kwamaza wenda nagiye nkoreshamo, niko stage imeze ni nako ibiboro byacu byari byanditse, sibyo? Kandi nkeka ko hari boro bari abakobwa bari bavuyemo bari bagiye kwita binjiramo bariye. Ntago nkeka ko rwose dukoze iminota ingahe, ase tuvuge ko nta bajya baperforming iminota 35. So ariko nyine buriya niko biba wivuga ngo nuko ngo namamarijemo cyangwa se bashaka izindi mpamvu ya ahubwo ni ikibazo cy'amasaha. Njye nta kintu bintwaye, ntabwo nari namenye ibyari byo, ariko bayizimije nyine kubera amasaha. Ahubwo wenda icyatungurana ni uko bakiri n'umundi gukora, sibyo se? Mu byo mwari mwapanze hari ibyo utagejeje ku bakunzi bawe? Ibi birahari byinshi, birahari byari kubashimira. Hari umongera nibwo bwa mbere nje muri Jazz byari kubera kuri Zirama. Ari abantu bagombaga gushimira, abantu bari bambonye bwa mbere performinga bwa mbere nkoze muri Jazz Comedy. Simbashimiye, sibyo? Bageni wanjye ndabashimira nawe. Niko umuntu ambashimira ahangaha nahasanzwe, ariko hari twari turi kumwe. Mfite ikibazo nshaka ko kwibariza. Ni byiza yuko performance koze wenda ari nabwo bwa mbere aruje kwereka abakunzi bawe, ariko by'umwihariko nyinshi akubaza uza gukora iyi performance wari wayiteguye. Ikigaragara ko n'abafana bawe rwose bari bahari. Numvise uri guclaiming ikibazo cy'iminota n'amasaha. Nk'umuntu uba mu ruganda uramutse ugiye kugira inama Merci ubaka kanya uburyo ategura ibitaramo bye, uburyo ategura abantu bari buzemo hano, nihe nama wamugirira ukurikije n'ibikubayeho wowe n'umugabo witwa Rafiki uri kuririmbira intebe ubaka kanya? Muri kano kanya ntago nakubeshya mungu wanjye, ngiye nta nama namugira. Ajya gutangira bino bintu ntago namugira, sinzi nuko yabitangiye. Afite no kwicara akigira inama ubwe, kuko umuntu usiga umugira inama akagukurira iryinyo mukarwa. Sumvisha wa muntu kuri TV1 ubimuhanga ngo yagiriye umuntu inama ngo Rubavu bararuve. Unsubize rero nta muntu mfite kugira inama mu bintu bye. Avuze yuko kwamamaza nubyo wari uri kubigaruka. Avuze yuko kwamamaza harimo ikibazo cyabayemo mujya kugira na contract y'uburyo muzakorana muri iki gitaramo. Wari wamubwemo ko uzaza kwamamaza mu gitaramo? Nabivuga ko aricyo cyateye ikibazo, nibwo nzasubiza kino kibazo. Ntabwo ubona ko bino bintu ushaka kuba bigabanyije standard yawe, kuko hari abantu bavuze bati se wenda abaye ari uyu nguyu cyangwa abaye ari uyu nguyu bamukura kuri stage. Ntabwo ubona ko hari ikintu bigabanyije kuri level yawe nka Mitsuzo? Nta muntu ku giti, ni njyewe muntu ugomba kwirangiza, ni nanjye muntu ugomba kwiyubaka, nta muntu ugomba kundangiza. Mitsuzo keretse se ubu bigenze bite nka babandi wenda banyangirije imodoka bakayifata nayiparitse bakayangiza, bakanyangiza muri buriya buryo, bakaba bakwica cyangwa kugira ibindi bintu nabi, sibyo? Ariko ntago umuntu ashobora kumvugaho amagambo ngenga ndangiza, kuko nanjye umuntu ndawufite. Wongeye gutumirwa muri Jazz Comedy bagaruka Mitsuzo ibintu bya danje kabisa. Nuko ari ikibazo cy'amasaha, naho ubundi nta kintu mpfa na Merci. Niba ikibazo cy'amasaha twese turakizi, n'ubu ngubu ubu bari bwafunze, rero ndumva nta kibazo kirimo. Wagize team yawe bada performance n'icyo wabwiye? Icyo nababwira cyo ni ukwihangana, kuko iyi si yo stage ya mbere, si nayo ya nyuma. Tuzana performing hanze y'igihugu, dufite guserukira u Rwanda.
dufite gukora tukagera hanze n'uruca abana urakoze mu ngwanya byari abaguha ka energy kasa na energy drink. Mitsutsu, ibi birasiga ubushuti bwawe na Merci ku ruhe rwego. Ese Niba n'ibintu bisanzwe for real man ntago ari ibintu ntago ari ukurenzaho man niko ntago ari ukurenzaho. So nari mfite gushimira Nyakso agenda mushimiye imbere y'abantu ego tujya duhura wenda nkamushimira mu biganiro ukaba wamushimira ariko imbere y'abantu ugomba gufata imbaga nyamwinshi ugashimira umuntu wagufashije. So ariko ibi byose biba bitabaye ntago wavuga ngo kanaka ngo murarangizanyije ngo kubera ko man ni ikibazo cy'igihe keretse ubwe mbibonye kuko yabyivugiye kari kubera ikibazo cyo kwamamaza. Oya none se nagashaka kombaho ahubwo nanga nakamamaza umwe sana energy drink kubera ko ubashe no gukorana ubu gushutinga neza ugenda uhari ufata gasana sibyo nibyo binunze kuba najya hariya nkacishamo rujama mfite kara kantu nabwo nagateretse hasi ubwo ndi kurya umwanya nuko nagarije kibazo kabisa.